Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Magazine hose. Uyu munsi ngiye niyemeje ko nababwiye ko niyemeje kubazanira amakuru mashya yaba mu Rwanda yaba hanze y'u Rwanda hose nkajya nibazanira ku gihe. Uyu munsi nibwo namenye ko umuhanzi Joeboy ukomeye cyane ukunzwe hano muri Afurika ari burare ageze mu gihugu cy'u Rwanda. Biteganijwe ko ari burare ageze mu gihugu cy'u Rwanda ariko agafata iminsi ebyiri zo kuruhuka. Namara kuruhuka nibwo bazatangira igikorwa cyo gutangira indirimbo bagasoza umushinga bafitanye na Bruce Melody. Uwo mushinga w'indirimbo bafitanye na Bruce Melody nibwo yaje kugira ngo bawusoze, ariko yaje azana n'igikoresho cye cyifashishwa bafata amashusho. We yakizanye, ariko nubwo yakizanye ndagira ngo mbabwire ngo n'ubundi umuntu ugiye gutunganya iyi ndirimbo uyu muziki uzawukora namwe muzi umuproducer umwe ukora umuziki hano mu Rwanda w'icyamamare, namwe muramuzi cyane kugira ngo mwatangira kubitekerezaho, ariko mwakubicisha amatsiko. Nta wundi wo muproducer ni Element L. Uyu muhanzi Element, uyu muproducer nani Element niwe uzakora iyi ndirimbo, kuko murabizi ko n'ubundi umuhanzi wo gukora indirimbo cyane, murabizi ko akorera muri 55pm niwe n'ubundi uri kuba umuhanzi nyarwanda muzika ijambo ryo kuzamura umuziki wo mu Rwanda. Mu producer niwe uyoboye, ntavuze byinshi ubwo nyine niwe uyoboye. Okay, uyu mugabo Joeboy ubwo yaje gukora iyi ndirimbo we na Bruce Melody. Murabyibuka ko Bruce Melody iyi ndirimbo igiye kuza ikurikiye imwe yakoze ifoto. Indirimbo ifoto nayo isohotse muri iyi minsi, muri iki cyumweru, yakoranye na Aime Blaza umuhanzi wo muri Kenya, byo murabizi. Rero Joeboy yaherukaga mu gihugu cy'u Rwanda 2022 ubwo yazaga muri Kigali Fest. Ubwo yazaga nibwo yahuriyemo n'abahanzi benshi ba hano mu Rwanda, harimo Bushari, hakabamo Christopher, hakabamo Cyamamarekazi Bwiza, harimo na Kirisi Izi, ndetse n'uyu mugabo wamuzanye n'undi wamuzanye mu Rwanda. Ngo barakora nyine, ngo bararirimbanye yumva aramukunze, yavuga ati n'ubundi reka dukorane umushinga. None uyu mushinga nibwo baje kuwusoza, nta wundi ni Bruce Melody. Okay, tutagiye kure n'ubundi reka noneho mbagezeho amateka y'uyu mugabo gentleman Joeboy. N'ubundi nta n'impamvu yo kugira ngo mujye mukunda umuntu utazi amateka ye, reka manze mbagezeho make. Ndamanza ku izina rye, ku mazina y'ababyeyi. Amazina y'ababyeyi nta kundi bamwita Joseph Akinwala. Ayo niyo mazina ya Joeboy, Joseph Akinwala. Rero uyu Joseph Akinwala akaba yarafashwe, akaba yarazamukiye nyine uyu musore akaba afite anani kwanza reka manze mbabwire imyaka afite. Akaba afite imyaka 27 kuko yatangiye umuziki afite imyaka 27. Sorry, akaba yaravukiye Lagos muri Nigeria, murabizi, mu mwaka w'1997 nibwo uyu muhungu yabaye agera ku isi ya rurema, aje gushimisha abanyarwanda, abatuye isi yose, cyane cyane abanyanigeria nyine mu gihugu avukamo. Ntabwo natwe turishimye cyane kuko urabona ko yaje kuririmba, yaje gukora indirimbo n'umuhanzi wacu nyarwanda. Umuhanzi wacu nyarwanda natera imbere, natwe tuzatuma gutera imbere, kuko tuzatureba ibitaramo byiwe, usange wenda nka hantu runaka bamutumize, babizi ngo nyine ubwo igihugu kizakingira. Kandi nawe nubwo yaje bari kwinjiriza u Rwanda, kuko ubu ntabwo amafaranga hoteli ari buraremo byari bujye. Urumva ko n'ibindi iterambere ryacu n'abanyarwanda
kandi tuzwiho nyine mu bintu byo kwakira neza abashyitsi baje badusuye. Okay, uyu muhanzi Joeboy akaba yarakuriye mu maboko y'undi muhanzi nawe witwa Anti Easy. Niwumva Anti Easy, iri zina rirakomeye cyane mu muziki wo muri Nigeria, rirakomeye kuko ni wamuzamuye aba ari umushyira kuri urwego rw'agasongero. Uyu Joeboy yize kaminuza muri Lagos. Muri iyo Lagos ni nyine nani hariya muri Nigeria iwabo. Akaba yarakuriye muri Empire Africa, niyo yamushyize kuri uru rwego. Iyo Empire Africa yari yande Anti Easy nubwo yaje nawe igihe cyarageze ava mu muziki nyine, nawe ababisezeye, ariko nawe ntabwo yagiye agende gutyo. Yagiye ashyize indi label ayitirira Empire Legend. Iyo Empire Legend niyo nawe yahise asiga ubu, kuko nanyo yakomeje kurera ba Joeboy. Joeboy nawe akaba nyine amaze kuba umugabo, namwe murabona ubu uko angana. Joeboy ayo niyo mateka yiwe, ngira ngo wowe ushaka kuja kumenya amateka y'abahanzi, ushaka kumenya amakuru masha y'indirimbo zigiye gusohoka, cyangwa se izo ateganya zitazasohoka ariko zenda gusohoka, cyangwa se izo yenda gukorana n'umuhanzi runaka, nta handi amakuru uzaje yakura usibye kuri Rwanda Magazine hose. Wowe ukimara kumva iyi nkuru, nta kintu wari ukwiye gukora. Nkomeze imbere, nanjye mu nteye motivation mbone kuja bakorera amakuru masha meza kandi agezweho. Nta kindi, uje uhita ukanda subscribe, share, like, comment. Wowe muri comment ukandikamo ati aha wabikoze neza, aha wabikoze nabi, okay, ukankosora. Numusora nanjye nzabyumva kuko n'ubundi ni mwihorera. Rero bakunzi banjye, mukore share, buri wese amenye inkuru y'uyu muhanzi w'icyamamare agiye kuza mu Rwanda. Ubundi twenjoying indirimbo bagiye gusohora. Ndababwiye ko n'ubundi indirimbo ningiye mu Rwanda uzahita unayibagezaho ikimara gusohoka, uzahita usura. Kubera kuzabona kandi subscribe, uzahita ubona notification zikumenyesha ko indirimbo ya Joeboy na Bruce Melody imaze kuza hanze. Rero ndabakunda cyane, namwe murabizi, kandi Imana idufashe, mwese mumfashe nzamuke, ubundi njye mbahereza amakuru meza yizewe, n'ahandi muzaja muyakura usibye kuri Rwanda Magazine. Asante sana, ndabakunda cyane. Like, share, comment ni ingenzi. I love you.